Reka nongere mbahe ikaze kandi mbashimire mwebwe mwese tubana umunsi ku wundi mu kiganiro inshoza y'umuco, nkomeza kubabwira ngo twibuke twiyubaka, twubake u Rwanda twifuza, u Rwanda rwubakiye ku Banyarwanda, rwa Rwanda rutugendamo rukomeze kubyara u Rwanda tugendamo kandi tuguwe neza tunezerewe. Muri iki cyumweru twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ntitwabura kuzirikana uburyo mu byo igihugu cyahombye harimo n'umutungo kamere mu by'ubwenge. Iyo tuvuze umutungo kamere mu by'ubwenge hazamo ubuhanzi. Hari rero ibyamamare muri muzika nyarwanda igihugu cyabuze, nk'uko twabivuze ko Jenoside yashenye igihugu mu nguni zose z'ubuzima bw'igihugu. No ku bahanzi hari benshi Jenoside yahitanye, kandi uretse ko tugiye kureba wenda ku byamamare muri muzika, ariko iyo tuvuze ubuhanzi ni mu nguni nyinshi, hari n'abahanzi benshi mu bugeni n'ibindi, ariko tugiye kureba ibyamamare 10 byahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariyo mpamvu twavuze ko mu by'igihugu cyahombye harimo n'umutungo mu by'ubwenge. Burya abahanzi ni abantu bakomeye, ni abantu baba bafite imbaga nyamwinshi bakurikira, bavuga byinshi bikaba byahindura imitima y'abantu. Rero kubura abahanzi benshi kandi bari bafite icyo bamariye igihugu n'umuryango nyarwanda muri rusange, nabyo biri muri bimwe mu byashubije inyuma urwego rw'ubuhanzi nyarwanda. Rero nk'uko tubizi, amateka yabaye mu gihugu cyacu mu 1994 ubwo habaga Jenoside yakorewe Abatutsi, ni amateka atazibagirana ku Banyarwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, kuko Jenoside ntisanzwe. Niyo mpamvu tuvuga ko no ku isi hose ari amateka atazibagirana. Rero biragoye kurondora amazina y'abahanzi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ngo tubavuge bose, ariko iyo tuvuze ibyamamare ni abantu baba barabaye ibimenywa benshi, bakamenywa n'abantu benshi. Abo nibo tugiye kureba ese ni ibihe byamamare 10 igihugu cyabuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Amazina yari amaze gukomera, amazina yari amaze kwigarurira imitima ya benshi kubw'ubutumwa batangaga mu ndirimbo no muri muzika nyarwanda muri rusange. Muri bo rero twavuga nk'ababarizwaga mu matsinda, amatorero, za korali hirya no hino mu Rwanda, ariko amazina yabo akaba yari amaze kumenyekana. Hanyuma hari n'abandi bagiye bakora indirimbo zigakundwa cyane. Ku rutonde ku mwanya wa mbere ntitwabura kuvuga nk'icyamamare Sebanani Andre. Dukomeze kwibuka twiyubaka, twibuka n'aba bahanzi bacu. Sebanani Andre arazwi cyane mu ndirimbo yagiye akora, yari umucuranzi akaba n'umuririmbyi muri orchestre Impara, ndetse akaba ari no mu bari barayitangije ko byavuye ku gitekerezo cye. Yarazwi rero no mu ikinamico kuri Radio Rwanda aho yakinaga mu itorero Indamutsa. Yaririmbye no ku giti cye indirimbo nyinshi zakunzwe zirimo Karimi Kashyari, Mama Munyana ndetse n'izindi. Sebanani rero yasize umugore Mukamuriza Anne Marie hamwe n'abana 4, ngira ngo muri bo harimo n'abateye ikirenge mu cyase nabo b'abanyamuziki. Hanyuma undi muhanzi na n'uyu munsi ukiri mu mitima ya benshi ni Rugamba Sipiriyani. Rugamba Sipiriyani ni umuhanzi wakunzwe cyane kubera indirimbo zirimo ubutumwa bwigisha abantu amahoro n'urukundo no kubana neza yakoraga. Ngira ngo harimo n'indirimbo ejo bundi abahanzi basubiyemo ubwo twatangiraga icyumweru cyo kwibuka, aho baririmbaga ngo murumve twana twanjye n'abaraza urukundo. Urwo rukundo rero yaririmbaga yararuzize birumvikana. Izina rero riza mu imbere nawe irye ririmo, ni Rugamba Sipiriyani, uzwi cyane mu ndirimbo mu itorero yari yarashinze ryitwaga Amasimbi n'Amakombe.
imwe mu nkuru zasohotse mu kinyamakuru Imvaho Nshya mu kwezi kwa 4 2011 ivuga ko ubwo Rugamba yicwaga muri jenoside mu 1994 yari ari kumwe n'abandi baririmbyi be n'abagize umuryango we muri iryo torero. Byumvikana ko hari benshi bajyanye n'uwari warashinze iryo torero ari we Rugamba Sipiriyani. Ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanzi wakoze indirimbo nyinshi, ngira ngo nk'indirimbo Agaca, nk'indirimbo hari na indirimbo yagera bazivuga ngo wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose, ngo navamo umuvuzi utagira ubwivumbure, ngo uje ansanga wese yaba akorora ngo cyangwa kaya, ngo nkamufata nyine nkamukanda nkamuvura. Urumva yari afite ubuhanzi bufitiye umumaro umuryango nyarwanda muri rusange. Rugamba Sipiriyani rero nawe tuzahora tumwibuka. Undi muhanzi twabuze nawe wari umaze kuba icyamamare ni Bizimana Loti. Bizimana Loti ngira ngo nta bantu batazi indirimbo yavuga ngo nsigaye ndi umuzungu, nsigaye nitwa Patro. Uwo niwe Bizimana Loti, niwe waririmbye indirimbo yitwa Nta Munoza. Nawe rero yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu muririmbyi ubuhanzi bwe mu ndirimbo bwari bushingiye ku gushyenga cyangwa se gutera urwenya, ariko bukaba burimo impanuro wenda mu buryo bushekeje, ariko wakurikira ukumva harimo impanuro zikomeye mu buzima bwe busanzwe. Rero wari umuntu n'ubundi ukunda gushyenga no gutera urwenya n'umuryango we n'abantu bamuri hafi cyangwa se abo babaga bari kumwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntitwakibagirwa kandi umuhanzi nawe wari ufite ubuhanga bukomeye muri muzika kuko yari yaranawize, witwa Karemera Rodrigue. Karemera Rodrigue nawe yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'umwe rero mu bihangange bya muzika, yaririmbaga indirimbo nziza cyane, yaririmbaga mu Gifaransa, karirimba mu Kinyarwanda. Ngira ngo indirimbo izwi nk'indirimbo yitwa Kwibuka benshi bitaga Hagati y'ibiti bibiri, iyo bitaga Ubara ijoro, ni nyinshi yaririmbye, ariko iyi ngiyi Kwibuka cyangwa se abantu benshi bita Hagati y'ibiti bibiri ni indirimbo yamenyekanye cyane, yigarurira imitima ya benshi. Uyu nawe rero yari umuhanzi w'umuhanga cyane kuko yari yaranize umuziki hanze y'igihugu mu Bufaransa. Yari yarize umuziki rero, yakoraga ibintu azi mu by'ukuri igihugu cyahombye umuhanzi ukomeye cyane. Hanyuma undi muririmbyi twavuga nawe wari umaze kuba icyamamare ni Emmanuel Sekimonyo. Nawe yari umuririmbyi uririmba indirimbo nawe zifite ubutumwa nk'iyamenyekanye yitwa Umwana w'Umunyarwanda. Indi ndirimbo tutarakomeza wenda ku muhanzi wa gatandatu nk'uyu Emmanuel Sekimonyo, ni mwumve uyu munsi nibwo turimo tugerageza kuvuga ngo abantu bose bakwiye kugira ndi umunyarwanda, ariko we yarabiririmbye. Mu by'ukuri ubuhanzi ni intwaro dukwiye gukoresha, tukumva yuko umuntu ashobora kugira icyo ahindura mu muryango nyarwanda akoresheje impano y'umurimo. Umuhanzi wa gatandatu rero niho twari tugeze, ni Bizimungu Dieudonné. Umuhanzi Bizimungu Dieudonné bahimbaga Nzovu y'Imirindi n'umugore we Uwimbabazi Agnes, bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bizimungu nawe yari umuririmbyi uririmba ku giti cye. Hanyuma rero hari nk'indirimbo izwi cyane yitwa Ibango ry'Ibanga, abajya kuri za YouTube mwanayibona nayo iriho, mukumva ukuntu ijwi rye ryari ijwi ryiza. Igihugu cyahombye umuhanzi, igihugu cyahombye abahanzi, aribyo twise umutungo kamere mu by'ubwenge, byari bifitiye igihugu akamaro ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Undi watabarutse hari witwa uyu mugore wa Bizimungu Dieudonné, nawe yari umuririmbyi witwaga nyine Uwimbabazi Agnes. Nawe ngira ngo hari indirimbo yumvikanyemo aho yaririmbanaga nyine n'umugabo we mu ndirimbo yitwaga ngo Munini Yaje. Ijwi rye nawe ryiza ntawaryibagirwa, yari umugore uririmba neza cyane, nawe yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi.
hari kandi Gatete Sadi. Uyu muhanzi yarazwi muri orchestre Abamararungu. Iyi orchestre akaba ariyo yaririmbye yandirimba ivuga ngo ijambo ry'ukunda ngo rishobora gutuma wirirwa neza. Murumva zari indirimbo zisusurutsa abanyarwanda ariko kandi zigisha abantu urukundo no kubana n'amahoro n'ibindi. Icyo gihe rero Gatete Sadi kandi azwi ijwi rye mu Bamararungu mu ndirimbo yiswe Urugo rw'umugabo. Urugo rw'umugabo nayo ni indirimbo ya orchestre Abamararungu, nayo yakunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero uyu mugabo Gatete nawe yatabarutse muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hanyuma Rugerinyange Eugene nawe yazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kandi uyu muhanzi nawe yabaye muri orchestre yitwaga Ingeri. Ngira ngo uyu munsi orchestre Ingeri nubwo wenda nta ndirimbo nshya mu mastudio twumva zabo, ariko iracyakora abajya muri bya bindi dukunze twita ibisope n'ibitaramo birimo indirimbo za Karahanyuze. Orchestre Ingeri iracyabaho. Hanyuma rero na witwaga Murebwayire Mimeli, uyu mubyeyi nawe yaririmbaga muri orchestre Restade, izwi mu ndirimbo nka Nsira, Rugori Rwera ndetse n'izindi ndirimbo zamenyekanye cyane. Hari rero uretse wenda abahanzi tuvuze bari bamaze kuba ibyamamare bagera ku 10 baririmbaga ku giti cyabo, hari n'abandi bagiye bamenyekana mu matsinda nk'amakorari, amajwi yabo akamenyekana, ugasanga mu itsinda nyine umuntu arazwi cyane. Nkeyo nk'uwitwaga Iyamuremye Solve wabarizwaga muri korari Ndahemuka, Rwakabayiza Berkimas na Kayigamba Jean de Dieu baririmbaga muri korari do Kigali, Kalisa Bernard waririmbaga muri korari Juru ndetse n'abandi. Nyuma jenoside yakorewe abatutsi rero ntabwo ntawibwiraga ko u Rwanda ruzongera kuzanzamuka mu buhanzi ngo rwongere rugire abacuranzi n'umuziki mwiza nk'uko uyu munsi tubona ubu ngubu. Muri iki cyumweru rero muri no minsi 100 twibuka twiyubaka, imyaka 30 ishize, ntabwo twatinya kuvuga ko mu buhanzi by'umwihariko muri muzika ko twavugaga abanyamuziki, ntabwo twabura kuvuga yuko Imana yaremye byinshi bitanga icyizere kuri muzika nyarwanda, kuko uyu munsi dufite abahanzi kandi baririmba neza, baririmba indirimbo zubaka, zirimo ubutumwa, zirimo byinshi byafasha kubaka ubuzima bw'igihugu, kubaka imibereho n'imibanire, gushishikariza abantu iterambere no gukunda igihugu ndetse n'ibindi. Ngira ngo nanjye ubagezaho iki kiganiro ubwanjye ndi umuhanzi, hari indirimbo nyinshi mfite, wenda abazikurikira bamwe barazizi, ariko icyo twavuga nuko umuntu niba ari umuhanzi, harimo abari barakuranye ihungabana bitewe n'ibyo bumvaga. Umuntu akumva yuko abahanzi abatarishwe baba hanze, umuntu akumva ko kugira ngo yamamare bizasaba ko nawe agenda hanze kuko utarapfuye yagiye hanze. Ariko uyu munsi icyizere cy'ubuzima cyaragarutse, umuntu arakora ubuhanzi bwe ari mu gihugu, umuntu arakora umuziki ari mu gihugu, akumva yuko nta kibazo byamubyarira umusaruro, ariko kandi nta n'uzamuhutaza kubera yuko turi mu gihugu cyiza, igihugu kiyobowe neza, igihugu cy'amahoro. Abanyarwanda baciye umugani ngo ntahiza haruta iwanyu. Abahanzi kubera igikundiro hari igihe biba ngombwa bagasimbukira mu bihugu by'amahanga, ariko kandi bakanagaruka. Ibi bidutera ishema ko turi mu gihugu cyiza, igihugu kiryoshye, aho umuntu noneho agenda akumva yuko hari igihe cyo gutaha. Amateka siko yabyemeraga, umuntu yumvaga yuko ageze amahirwe akava mu gihugu yagenda ntagaruke, kubera yuko igihugu cyari cyarabaye icya bamwe, abandi bagahezwa bakamburwa uburenganzira mu gihugu cyabo. Rero uyu munsi turimika ubunyarwanda, ubuntu muri twebwe, nicyo dukwiye gushyira imbere nk'uko aba bahanzi babiririmbaga. Hari indirimbo nyinshi bagiye baririmba ukumva ko zirimo
ubutumwa, kandi ubutumwa bwigisha, ubutumwa buhindura, ubutumwa ushobora kugira umurongo w'ubuzima ukabugenderaho. Ibyo rero ni uko dukwiye kuzirikana aba bahanzi, tugahora tubibuka buri uko twibutse, cyane cyane wenda nk'abahanzi cyangwa abakunda ibihangano by'umuziki nyarwanda. Dukwiye kuzagira n'igihe dushyiraho ko wenda ikajya iba nk'itariki by'umwihariko yo kwibuka abahanzi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ukurikira iki kiganiro, uzajya ukurikira uri umuhanzi, birakwiye yuko twatekereza uburyo abahanzi bakwiye gushyiraho umunsi muri no minsi 100, tukajya dukora igikorwa cyo kwibuka by'umwihariko abahanzi b'abanyamuziki bazize jenoside yakorewe abatutsi. Rero ibi ngibi mu by'ukuri nk'uko duhora tubivuga, kwibuka sinzika, ahubwo no gupfundura kwa seke k'amateka, tugaha abakiri bato kugira ngo bamenye aho twavuye n'aho tugana, kugira ngo nibitegereza aho tugeze heza bibaha imbaraga zo kurinda intambwe z'iterambere, kugira ngo tuzagere kuri byinshi twifuza, nk'uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu buhora budushishikariza kugira imbere heza kandi tuhakoreye. Rero dukomeze kwibuka twiyubaka, imitima yacu ikomere kandi twumve duhumuritse, kubera yuko Imana yaturokoye iracyari Imana yacu, ntizaduta, ntizaduhana kandi ntizadutererana. Ni mu kiganiro Inshoza y'umuco. Rero ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yewe ndi Sam Muvunyi.